ndabasuje mwese nagira ngo mbabwire ngo ni muzehe Musonera Jean Pierre cyangwa MC Peter ku bantu bakurikira imisango. Uyu munsi wa none ngaragaye imbere yanyu maze iminsi mpura n'abantu abasaza bakiri batoya ibikwerere bakambwe batese MC wazadufashije ko guhora utwandikira uko imisango ikorwa bigoye byibura ukazakora ikiganiro kijyanye n'imisango nuko imisango ikorwa tukabimenya. Nagira ngo mbabwire ngo mu misango n'undi murabizi haba hari akave tugasoma tugacurura maze tukaganira. Uyu munsi wa none mu biganiro dufite ku uyu munsi wa none nateguye kubaganiriza mu byiciro bigera kuri bitatu. Hari icyiciro kijyanye n'icyiciro cyo gusaba irembo, hari icyiciro kijyanye no gusaba no gukwa, ndetse n'icyiciro kijyanye na reception. Niyo nagarukiraho cyankaza gushyiraho n'agace gatoya ku bijyanye no gutwikurura ntacyo byaba bitwaye. Nagira ngo mbabwire ngo umuhango wo gusaba irembo ntago bavuga gufata irembo ahubwo bavuga gusaba irembo. Gusaba irembo ni igikorwa gikorwa byagenze bite? Mu gihe umuco wa kera uko wajya kubivuga, kera iyo umubyeyi yabyaraga umuhungu undi akabyara umukobwa, imiryango yaranywanye, imiryango ifitanye igihango cy'urukundo, hageraga yuko ababyeyi b'umuhungu bazinduka bakajya iwabo w'umukobwa, babyaye umukobwa akavuga ati uyu mwana wanyu twari tuje kuba dufatikanya kumurera, twari tuje kuba tumubasabye nk'umugeni kugira ngo n'ibindi byose bibashe kugenda neza. Ibyo byari umuco wa kera, nibyo bindaga kurambagirizwa n'ababyeyi. Uyu munsi wa none si uwo muco uracyariho? Uracyakora? Oya, ntabwo bikiriho. Abana ubu basigaye bahurira ku ishuri, abana basigaye bahurira mu mirimo, abana basigaye bahurira ahantu hatandukanye bakarambagizanya. Ntabwo mvuga ngo bagakundana kuko abantu bakundana ni abamaze guterurana bakabana. Oya, iyo bavuze ngo runaka na runaka barakundana burya baba babyishe. Abantu bakundana iyo bavuze abantu bateruranye, burya baba barateruranye barishingiye. Ntabwo rero ari byo twebwe twita gukundana, ukicara mu misango ngo abana bacu ngo barakundanye. Oya, si uko nguko. Uyu munsi wa none rero umuco ugezweho ntabwo ababyeyi bakirambagiriza abana, nubwo haba hari n'ababikora ni mu ibanga, ntabwo bikemewe nk'umuco. Uyu munsi wa none abana barahura bagakundana, umuhungu akabenguka umukobwa, yamara kumubenguka bitewe n'uko agenda abona discipline yiwe, akajya iwabo akabwira papa, akabwira mama, akabwira abamurera, mbese abafite yita ababyeyi be, akabwira ati ariko burya murabona ko nkwije imyaka y'ubukure, ngeze igihe cyo gushaka umugore, simfite ubushobozi, simfite inzu, simfite aho kumutungira, papa wamfasha, ababyeyi mwamfasha nkitegura. Icyo gihe kikabaho ababyeyi bakategura ukuntu bafasha umwana kubaka urugo kuko bumva yagiye mu ngamba zo kuba umugabo, bakitegura bakamufasha, bamara kugira ibyo bashyira ku murongo umuryango ugaterana. Iyo umuryango rero uteranye, papa w'umwana, shangazi n'abandi bantu mu muryango bakuru, papa arabahamagara bakicara, akabwira ati umwana wacu runaka aherutse kunganiza ambwira ko yakuze ageze mu gihe cyo kubaka urugo, kandi yanambwiye ko umwana yabengutse ari uwo kwa runaka. Umuryango ukicara ukaganira kuri runaka uwo, bakaza gusanga rero runaka nta kindi cyamuvana umwana we mu maboko nuko bakora ibyo umuco usaba. Bimwe rero mu by'umuco usaba nibyo twaje kuganira. Icya mbere haba harimo kumenyana kw'imiryango, ubundi hakaza icyo bita rero gutegura itariki bakajya gusaba irembo. Iyo bagiye gusaba irembo rero bitwaza iki? Ese ninde usaba irembo? Ese papa w'umwana ajya gusaba irembo? Ese mama w'umwana ajyayo? Ese hagenda nde? Icyo gihe iyo kigeze hahaguruka umwe mu batoranyijwe nk'umukuru w'umuryango userukira umubyeyi w'umwana. Nta mubyeyi w'umwana ujya kwisabira umugeni w'umwana we, ahamagara abasaza nkatwe, niyo mpamvu tuba duhari. Akampamagara akambwira ati muzehe Peter, umwana wanjye arakuze, ndashaka ngo ngire kwa Habimana cyangwa ngire kwa Korode, babyaye umwana w'umukobwa, none kandi niwe twifuza nk'amaboko mu muryango, genda udusabire irembo. Arangiza nkicara nabo nkabwa nti muntegurire inkwano, muntegurire ibikoresho by'inkwano z'ibanze. Izo mba ndimo mvuga mu nkwano z'ibanze rero mu muco
uretse aho urimo uceka habaga harimo isuka, hakaba harimo igicuba ariyo jerekani ubu ngubu, hakaba harimo ikibumbiro ariyo base. Ibyo bintu mu muco tubikoresha nk'ibintu bizwi. Iyo bavuze ikibumbiro hari ahantu inka zishokera, zashokeraga zikajya gufata amazi, zigashoka zigahembuka zamaze kurisha, zamaze kubona ubwatsi, zikarenzaho amazi, niho bitaga mu kibumbiro. Kubera ko ubu rero gahunda igezweho ariyo kororera mu rugo mu biraro, ikibumbiro dusigaye dukoresha uno munsi nibase, baragenda bakazivomera, bakazihereza, bakazitereka zigashoka. Hakaba n'igicuba rero, igicuba niyo jerekani niyo bavomesha ubu ngubu, basuka kandi basuka mu kibumbiro kugira ngo inka zishoke. Ibyo bintu rero byombi na za nkwano nababwiye nizo bita inkwano z'ibanze. Izindi nkwano ababyeyi baraziganira. Urahita umbaza ngo ese ni itegeko gukwa? Yego, ni itegeko gukwa. Impamvu ari itegeko nuko inkwano atari ikiguzi, ahubwo inkwano ni ishimwe ry'ababyeyi. Iyo umubyeyi yabyaye umwana w'umukobwa akabona umugana uri se w'umuhungu, ugiye kwicara mukaganira nawe ukamubwira uti mubyeyi rero umuryango wanyu twarababengutse, twarabashimye, dukeneye ko muduha amaboko mukaturema amaboko mu muryango, ariko kandi ntago tubisabisha amatama masa, mugategura n'ibyangombwa. Iyo umubyeyi umubwiye ko wateguye n'inkwano ukamusaba ngo agukoshe, yumva umuhaye agaciro, yumva umwubashye, yumva umuhaye ishema. Niyo mpamvu iyo turi mu misango tujya twumva tukumva abataramyi, tukumva abaririmbyi baraje baravuze ngo umubyeyi wabyaye akwiye kubona ibirori, umubyeyi wabyaye akwiye kubona impundu. Ndagira ngo mbabwire ngo biba ari ngombwa yuko umubyeyi wabyaye abasha kubona impundu cyangwa akabasha kubona ibirori. Rero nibyo nari ndimo mbabwira, nuko iyo inkwano zije mu muryango ababyeyi barishima bakumva baguwe neza. Icyo ni icyiciro rero cyo gusaba irembo. Gusaba irembo ubwo ntago navuze inzoga abantu bitwaza, abantu benshi kubera imico y'ikirokore no kuba mu nsengero ngo bazi ko ngo bajya gusabisha irembo ngo fanta ngo n'imitobe. Nta mutobe usaba umugeni, nta fanta zisaba umugeni, umugeni asabishwa inzoga. Ni ku muco nyarwanda ubiteganya, nubwo zaba ari fanta mwikoreye byitwa inzoga. So rero nagira ngo mbabwire ngo uko ibyo bintu byose byifashishwa, hari inzoga zifashishwa mu gusaba irembo, hari izo nkwano z'ibanze. None rero mukagenda mukaganira, imiryango yateranye, mukavugana ku mpande zombi, nabo baba bateguye umusaza, mukaganira mukabwira ko mwaje kubasaba irembo. Iyo bari bemereye rero, bamaze kuribemerera babashimye nk'umuryango, nibwo noneho mukora ibyo bita kurifata, mugatanga inzoga z'imfatarembo, noneho mukarifata. Mwaza gusoza rero mugiye gutaha, nibwo mutanga indi nzoga y'abantu bita abakumirizi. Abakumirizi ni bantu ki? Umukumirizi ni umuntu uba ku marembo uhabereye kuzajya abwira umuntu wese uje gusaba irembo kwa Jean Pierre aje kuhasaba irembo ry'umugeni, akamubwira ati irembo ryo ryanyuzwemo na runaka aje gusaba irembo ry'umugeni, kandi yaramusabye, yaranamuhawe, yararifashe irembo, ubu kano kanya ndihagazeho. Uwo niwe bita umukumirizi. Uwo ngo rero ahabwa inzoga. Ariko njyewe nari mfite ikibazo nari mfite, ushobora kuza gusaba irembo, ako kanya irembo bakarikwemerera, bagahita banagukosha ako kanya. Oya, ibijyanye no gusaba irembo no gukosha ni ibintu bibiri biba bitandukanye. Iyo waje gusaba irembo, ubundi turabizi neza twese turi abanyarwanda, umwanya wo gusaba irembo uza kugera n'iby'inkwano ababyeyi barabiganiriye. Ku munsi wo gusaba irembo, abantu bazi neza iby'umuco, bazi n'ubwenge, burya yagiye gusaba irembo agenda n'inkwano azishoreye, iyo ashatse arazijyana agahita zitanga. Noneho aho ngaho iyo dusoje icyo cyiciro cyo gusaba irembo, hazaho icyiciro bita gusaba no gukwa. Icyiciro cyo gusaba no gukwa ni icyiciro kibaho iyo bamaze gusaba irembo, barifashe bakarifata, bagasigaho umukumirizi, basiga bavuze ko bazagaruka vuba, noneho bakaza gusaba umugeni. Icyo gero cyo kuza gusaba umugeni mu muco nibwo bapresenta inkwano, kuko babyita gusaba no gukwa. Aho ngaho rero bavuga ngo bapresenta inkwano, n'ubundi burya ziba zaratanzwe mbere mu gihe cyo gusaba irembo, cyane ko muri iyi minsi abadafite inka bakwa amafaranga, batanga amafaranga, kandi amafaranga anafasha ababyeyi, afasha umuryango kugira ngo babashe kwitegura n'ibyo birori, babashe kwitegura n'ubwo bukwe.
ariko wa munsi bita gusaba no gukwa niwo munsi wa presentable mu bijyanye n'inkwano, ni nawo munsi babivugira mu ruhame bakavuga ati mudukoshe. Uriya munsi rero wo gusaba no gukwa witwarwamo gute? Umunsi wo gusaba no gukwa iyo batashye baravuye gusaba irembo baragenda bakajya gutara, bagatara ibitoki, bagategura amasaka bakinika, bagashigisha ibigage, bakenga inzagwa, barangiza mumbabarire nubwo iki kiganiro nkinjiyemo kuko ibi bintu birandeba. Muri ibyo byose ari gusobanura nta na kimwe nari nakora, niyo mpamvu njye ninjiye muri iki kiganiro nari ndi hano ku ruhande, ndashaka kubisobanukirwa neza nkamenya uko bikurikira. Nubwo nari ndi ku ruhande ariko mfitemo ibibazo nanjye nagenda mbaza kugira ngo menye, kandi kubaza bitera kumenya. Ahubwo nk'ubu nkanjye bambwiye ko ngomba kubanza kujya kwirega kuko mbana n'umukobwa iwabo ntibazahari, uko ni ukwirega. None gufata irembo kwirega bitandukana gutya. Uraza kumfasha haraho ntari buze gusubira inyuma, ariko n'abari kureba n'abakurikiye comment n'undi baraguma badufashe banasoma banatubwira n'ibindi nimba hari icyo twibagiwe. Ariko umuntu yirega mu gihe yakoze amahano, ni amahano yahe yaba yarakoze. Uhuye n'umukobwa w'abandi mu nzira, uramukunze, murateretanye, wowe umwanya wo kugira ngo ukore ibisabwa ahubwo umujyanye iwawe uramukingiranye, uryamanye nawe uramurongoye, agize isoni uhise uramugumana. Umaze kumugumana rero yiswe umugore, asigaye afite ibimwaro by'uko atatambuka ngo azasubire iwabo kandi we waramaze kumugira umugore. Icyo gihe rero nk'umugabo nibyo bigusaba iyo ushaka kwisobanura mu bantu ngo ube umugabo nyawe, bikagusaba guhaguruka ukazinduka igihe cyo kuzajya iwabo w'umukobwa, ukazajya iwabo w'umukobwa ukazajya kubabwira ngo wa mwana wanyu rero namujyanye mu buryo butemewe n'amategeko, namujyanye mu buryo munyuranyije n'amategeko, narinje ngo mumbabarire. Ibyo nibyo bita kwirega. Ugahamagara abasaza nkatwe, ugahamagara n'abandi, tugahaguruka tukazinduka twese tukagenda tukicara iwabo, nawe ukicara hariya ku ruhande, we ntacyo uba ufite kuvuga. Ubwo nyine nkagupfukamira, nkakwingingira, nkagusabira imbabazi umuryango, ndetse n'ibihano baduhana nkabyakira. Hari inzoga bansaba zo kwirega, zo gusaba imbabazi nkazitaha. Ibyo bintu rero ugenda ubikore gutyo, utegura igihe cyiza cyo kwirega. Ndahari ku bwawe, humura nta kibazo. Iyo etape yitambuka ubwo nzakurikiza iyi. Iyo umaze kwirega umuryango, k'uwo munsi wo kwirega, iyo ushatse uhita unasaba irembo. Uwo munsi wo kwirega iyo ushatse ibyo wabikorera rimwe, ubanze kwirega bakubabariye ugahita ubasaba n'irembo kugira ngo uzakore imisango uko iteganyijwe mu buryo bwemewe.